Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuwa gatandatu itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ni umunsi w'165 uwo mwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 379 muri kumwe na Evangeliste Mutaroka Fulgence. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo kugira imitekerereze iganisha ku butsinzi. Kugira imitekerereze iganisha ku butsinzi. Igitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo wa 7 aravuga ngo babwiye iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, ni Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane. Uyu ni Yosuwa na Kalebu bagiye gutata igihugu cy'amasezerano. Bagenda ari abantu 12 icumi bazanye inkuru z'incamugongo. Baraza baravuga ati igihugu twagiyemo twibonye nk'inzige, twabonye tudavuye kujyaho ubwo mureke twishakire umugabo dusubireyo. Iteraniro ryose rica umuborogo. Hanyuma Yosuwa na Kalebu bafite imitekerereze iganisha ku butsinzi. Baraza bati twebwe igihugu twagiyemo nubwo kimeze gutyo kirimo abanyakanani, abagabo banini, abahiva, abaheta, abafereza, abagabo banini cyane b'abanyembaraga. Avuga ariko Uwiteka ari muri twebwe ni munini, ni umunyembaraga, arabaruta, afite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi. Aravuga ngo tugenda ahubwo none ahangaha tugende, kuko bene igihugu tuzabajya nk'imitsima y'Uwiteka twishimira. Ukwiye kugira imitekerereze iganisha ku butsinzi. Iyi mitekerereze iganisha ku gutsindwa rero bikwereka yuko ntacyo uri cyo, ntiwize, iwanyu ni abakene, nta muntu muziranye, nta bukuzi, ntutunze amafaranga, nturi mwiza, ibintu byinshi cyane. Iyo ni imitekerereze iganisha ku gutsindwa. Ariko imitekerereze iganisha ku butsinzi ni ikinyurano cy'iyo ngiyo. Imana mu ijuru ibaye nawe igusobanurire byinshi. Gira imitekerereze iganisha ku butsinzi, kandi inzozi zose ufite nziza Imana izashyigikira, Imana izabana nawe. Segeye mwene data, mushoboze kugira imitekerereze iganisha ku butsinzi, kandi ubane nawe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero ibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko